bimwe mu byo twarazwiye n'abakurambere bacu kugeza n'ubu bigifatiye runini umuco nyarwanda, by'umwihariko imivugire y'ururimi rw'ikinyarwanda ibamo no kuzimiza gukomeye, harimo imigani migufi aho ngira nti naka cyangwa nyiranaka yagiye nk'abagesera, ubwo ugahita wumva ko yavuye mu bandi bwombe akagenda adasezeye, gusa nta kabura imvano. Buri mugani ugira inkomoko yawo, abantu, ahantu cyangwa se ibintu, bityo bikitwa ko hasizwe umugani. DMC Joseph Tuyishimire kubwa nibyo YouTube channel nifashishije igitabo cy'ibirari by'insigamigani igice cya kabiri, abateguriye inkomoko y'umugani ugira uti Imana iruta imanga. Uyu ni umugani abanyarwanda baciye babonye umuntu uvuye mu mazi abira, nibwo bavuga ngo Imana iruta imanga. N'umwe n'indi migani ibiri ivuga kimwe nawo, Imana iruta imanzi, Imana iruta ingabo, yose yakomotse ku ngabo mu byishimo by'abanyarwanda Imana imaze kubarokorera umwami. Aha nahahinga mu mwaka w'1700. Iyi ni nibyo YouTube channel, utarakora subscribe akaniko kanya ngayikore, abamaze kuyikora turabashimira cyane. Tarakanda ku kamenyetso k'inzogera kakwemerera kuzajya ubona ibiganiro byacu ko bije umunsi ku munsi. Iki ni cyo gihe Imana iruta imanga. Inkomoko y'uyu mugani ni iyi ngiyi. Rimwe abanyarwanda bari mu rugerero rw'imageragere h'i Kigali cya Mwendo muri komine Butamwa. Bukeye Cyilima Rujugira ajya kubasura, hageze arababaza ati igituma mudashotora ubugesera ngo mubwendereze twigerageze ni iki? Babijyamo bemeranya kubihubukira nta mana yeze, bivuze ko batari baraguje. Cyilima ubwe yiyemeza kuba umugaba. Bukeye barashibura baratera. Ingabo z'i Bugesera zitwaga imanzi zibibonye zityo zemeza Nsoro kuzibera umugaba nka Cyilima, ariko bajya inama yo kudashoka barwana n'abanyarwanda. Abanyabugesera bakagenda bahunga abanyarwanda amayembayembo, nabo abanyarwanda bagakeka ko ari uko bahunga byo kubatinya. Bageze ku musozi witwa Gihinga, abanyabugesera baca ibico bakubira abanyarwanda hagati, babatera icyorezo kibi. Ingabo z'u Rwanda zitwaga imanga zibonye ko zisumbirijwe, zisigaye hagati y'urupfu n'umupfumu, zambura Rujugira umuheto we kugira ngo adakomeza kurwana. Zimaze kumwambura ziminjiramo agafu, zaturuko zikwira imishwaro. Cyilima ariruka, Nsoro amwomaho. Cyilima amaze kubanikira kuko ngo yatebukaga cyane, agera ku mukoki mugari. Awusimbutse arateba ntiyawuzimiza, akubita ikirenge ku ruhande rwo hakurya, igice cyawo kirarimbuka kimurundumuriramo. Ubwo Nsoro aba arahashinze, amuhagarara hejuru abangura icumu. Abonye uko Cyilima yihebye, amugirira impuhwe kuko mbere babanaga neza, ati vamo vuba nguhishe imanzi zitaragushokeraho. Cyilima avamo ariko afite ubwoba, akeka ko amushuka. Nsoro aramuhisha mu mwobo wari hafi aho ngaho, arenzaho ibyatsi. Ni nayo mvano ya wa mugani mwumva ugira ngo aho umugabo aguye undi atereraho utwatsi. Imanzi zigeze aho, Nsoro arazirindagiza ati nimuhogi twigendere, abanyarwanda nabahanya, Cyilima yansize. Amaze kwikubura n'imanzi ze, Cyilima asohoka mu mwobo ariruka. Yiruka amasigamana ijoro ryose, atungutse iwe mu ruhango rwa Kigali, asanga rubanda bajumariwe bifashe mapfubyi bagira ngo yatanze. Bamukubise amaso barishima cyane, bakoma akamo batera hejuru. Bamwe bati Imana iruta imanga, ingabo ze nizo bavugaga zitamukuye mu mazi abira. Abandi bati Imana iruta imanzi, ingabo za Nsoro zitifuzaga kumusonera. Abandi nabo bashaka kuvugira icyarimwe ko Imana iruta ingabo zose, ari imanzi za Nsoro, ari n'imanga za Cyilima n'izindi zose iyo ziva zikagera, bati Imana iruta ingabo. Ku mpamvu yuko Imana yonyine ariyo yakuye Cyilima mu nzara z'imanzi na Nsoro, imanga ze zimaze gusumbirizwa.
nuko iyo migani yose ivuga kimwe uko ari itatu isakara mu Rwanda. Abubahuka imanga arizo ngabo z'u Rwanda za Cyilima bati Imana iruta imanga, abahinyura ingabo za Nsoro arizo manzi bati Imana iruta imanzi, abakomatanya bati Imana iruta ingabo. Imana iruta ingabo, Imana isumba byose. Ngayo nguko rero ngiyi inkomoko y'umugani ugira uti Imana iruta imanga. Iyi ni Nibyo YouTube channel, hakaba ari igice cyacu kivuga ku mateka n'umuco. Nje ndi MC Joseph Tuyishimire. Utarakora subscribe akaniko kanya wamaze kuyikora, namushimira cyane. Nakanda kandi ku kamenyetso k'inzogera kerekana yuko umunsi ikiganiro gishyashya cyaje kizakugeraho byihuse. Nyagasani we utanga amahoro n'ubuzima buzima, nakomeze abe mu bikorwa byanyu umunsi ku munsi.